muhawe ikaze kuri YouTube channel. Uyu munsi tugiye kureberamo inkuru yitwa Living. Ni inkuru yanditse mu gitabo cyitwa When the Sun Goes Down. Ni mu nkuru 16 zikigize. Mu minsi yabanje twarebeye hamwe inkuru yitwa When the Sun Goes Down. Uyu munsi rero dufatanyiriza hamwe twumvira hamwe inkuru yitwa Living. Ni inkuru yanditswe n'umwanditsi witwa Moyezi G. Vasanji ufite inkomoko mu gihugu cya Tanzania, ariko amakuru agaragaza ko uyu mwanditsi yaba yaravukiye mu gihugu cya Kenya mu mujyi wa Nairobi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu. Akaba yarakuriye muri Tanzania aho yize mu kigo cyitwa Aga Khan Schools mu mujyi wa Dar es Salaam. Akaba yarabonye impamyabushobozi y'amashuri yisumbuye ahitwa Massachusetts Institute of Technology, akaza no gukomeza university mu gihugu cyitwa Amerika mu mujyi wa Pennsylvania. Uyu munsi rero ni munyemere turebera hamwe abakina nkuru tugiye kwiga muri iyi nkuru y'uyu munsi. Dufite uwitwa Alo, dufite uwitwa Philos, dufite uwitwa Mehlon, dufite Lazia, dufite Mr. Verge, dufite Mr. Dato ndetse na Narrator's Mother. Uyu munsi rero ni munyemere duhere aho inkuru yaba yarakiniwe. Ni mu gihugu cya Tanzania mu mujyi witwa Kichwele Street, cyangwa se nivuga Kichwele Street ntiwumve umujyi ahubwo wumve nk'agakaritsiye kitwa Kichwele. Uyu munsi rero ni ukuvuga ngo ni mu gace kitwa Uhuru, nyuma y'uko abashiki b'abahungu babiri bari bamaze gushyingirwa. Aha ndavuga uwitwa Mehlon ndetse na Lazia. Ahangaha mama wabo yarabakundaga cyane ndetse akanabakumbura, maze baza gushyingirwa. Uwitwa Mehlon amakuru agaragaza yuko yaba yarashyingiwe umuntu bigeze kwigana mu kigo kimwe, ni mu gihe uwitwa Lazia we yaze gushyingirwa umugabo w'umukire cyane wari utuye mu gace kitwa Tanga. Uyu witwa Philos nawe yaje kugeraho ava mu ishuri nyuma yo kubonaga biri kumunanira, aza kurivamo ari mu mwaka wa nyuma. Mama wabo rero yari amaze kubona ko abakobwa be babiri bagiye, asigarana abahungu bombi n'ubundi witwa Alo ndetse n'uyu nguyu kutubarira inkuru batavuze izina, ariko akaba n'uwitwa Philos. Biza gutuma abahungu baba batatu n'ubundi, maze mama akavuga ati n'ubundi nimwe nsigaranye, yaba Alo n'uyu muntu uri kutubarira inkuru twakwita nka narrator. Uyu mama wabo nawe yari umucuruzi, gusa baje kuva mu gace bari batuyemo kitwa Uhuru maze bimukira mu gace kitwa Upanga. Nyuma y'uko Uhuru hari yamaze guturika, ahangaha hari cyari cyabaye bituma bahimuka. Urumva hari habaye ishwanyuka ry'umujyi, byashoboka ko ari inkuru yari yatewe no kuba habayewe nk'inkongi y'umuriro. Ahangaha bamaze kugera mu gace ka Upanga basanze ibice byose bitandukanye n'ibyo bari baratuye muri Uhuru, kubera yuko hahoraga amabisi, hagahora amagare, imodoka ndetse n'imihanda, cyane yuko hahoraga ibikeri bisakuza bigatuma nta rungu ryahabaga. Ahangaha bakageranya bavuga bati iyo urebye mu gace ka Upanga usanga hatandukanye cyane no mu gace ka Uhuru. Nyuma yaho rero byageraga nimugoroba, aba bana bombi bagakina na mama wabo, kubera yuko uyu nguri kutubarira inkuru yatubwiraga ko yajyaga mu kwiga university agataha mu gihe cya weekend. Ahangaha yasangaga Aro yarishwe n'irungu, maze bagatangira kwikinira na mama wabo. Ahangaha Aro nawe ntabwo ari mu rugo gusa, ahubwo yaragikomeje kwiga umwaka wayo wa nyuma w'amashuri yisumbuye. Nyuma y'igihe runaka, Mr. Dato uyu ngo twavuze mu makina nkuru bari muri iyi nkuru, yahoze ari umwarimu ku kigo yigishagaho, maze agaruka avuye kwiga muri Amerika aje gusura abantu, maze bamuha ikaze, maze abana bose batangira kugenda nawe bo mu uwo mudugudu, harimo n'uyu nguyu witwa Aro. Maze aravuga ati nanjye mba nifuza kuzajya kwiga mu gihugu cyo hanze, cyane cyane muri Amerika. Nyuma yaho rero bamaze gukora ibizamini bya leta, batangiye gukora applications cyangwa se gusaba kujya kwiga, maze uyu Aro ntiyatinzijemo, ahita atangira ku applying kujya kwiga muri Amerika. Nyuma y'igihe kinini baje kugaragaza ibisubizo, maze aho yari yasabye kwiga ubuganga cyangwa se medicine, aza kwisanga bamuhaye kujya kwiga ubuhinzi. Nyuma y'uko amaze guhabwa ubuhinzi, nta kindi yakoze, yaremeye, atekereza ko n'ubundi byose bishoboka. Maze ubwo yari kwitegura kujya kwiga muri Amerika, iwabo babangamiwe no kubona amafaranga y'itike. Amwibutsa ko ise w'aba bana yari yaramaze kwitaba Imana, bituma mama wabo ajya mu gahinda gakabije, aribaza ati se none heri si ishyano, ayo mafaranga arava hehe? Maze
amaze gusobanukirwa n'ibyo basabwaga, abona ko basabwa amafaranga agera amashiringi 3,000. Ahangaha bavuga ko ari itike, hari n'andi madolari atandukanye ashobora gukenerwa, ariko icyo bibutsa ahangaha uyu mwana we yari amaze guhabwa scholarship. Ahangaha bivuze ko yari full scholarship, amafaranga yuzuye arimo ay'ishuri ndetse n'azatunga umunyeshuri. Ahangaha ikintu cyakurikiyeho bibajije aho bazakura aya mafaranga, maze uyu witwa Aro abaza nyina ati ese nta nubwo twanaguza? Maze nyina aramubwira ati ese amafaranga twayakura hehe, twazishyura iki? Aramubwira ati ningera muri Amerika nzaba nkora nk'umuwaiter. Kuba umuwaiter bisobanuye umuseriveri. Bega yamusezeranyaga ko ayo mafaranga nubwo bayaguza igihe kizagera bagahita bayishyura. Ahangaha amaze kumusezeranya ko bazishyura vuba, maze nyina aterwa inkumba n'agahinda. Aramubaza ati kuki wumvishe uzakenera kujya kwiga mu mahanga, kuki wumva ushaka kuzajya kwiga kure? Maze uyu mwana buri cyamusubiza arongera amubwira ati ese ntabwo uzadukumbura? Ahangaha hari marangamutima menshi cyane. Amaze kubura icyo asubiza arongera amubaza ati ese ubona ntacyo dusobanuye kuri wowe? Ubona dusobanuye ikintu gito cyane kuri wowe? Maze uyu mwana ubwo yabazwaga ibi bibazo yararize, nta kindi yakoze, nta yandi mahitamo yari afite. Yatangiye imyiteguro yo kujya kwerekeza ku ishuri. Nyuma y'iminsi mike cyane yakurikiyeho, ubwo bahise batekereza bati uwajya kugisha inama kwa Mr. Verge ko amenyereye ibintu bijyanye n'ama scholarship ndetse no kujya hanze. Uyu Mr. Verge yari umwe mu bantu bafite inshingano mu kigo bigagaho. Ubwo ngubwo bagiye kumugisha inama babanza kwivuga. Ubwo bivugaga, mama we yatangiye gusobanura ibisekuru bye, aho yavukiye, aho yashakiye n'uburyo yashyingiye abakobwa be bombi. Maze uyu mugabo amaze kumva ibi bisekuru ndetse n'imyirondoro ye, ahita amenya yuko bafitanye isano. Bamaze kumenya ko bafitanye isano, nta kindi cyakurikiyeho, yatangiye kubagira inama. Maze arebye ku mapuro neza bari bitwaje, abona ko uwo mwana bamuhaye scholarship iri kumwe na bourse. Ahangaha guhaye amafaranga y'ishuri ariko kumwe n'amafaranga yo gutunga umunyeshuri. Maze nyina amugisha inama, aramubaza ati ese twakora iki? Maze uyu mugabo nta kindi yakoze uretse kwanza guca umugongo umubyeyi wa Aro. Yahise amubwira ati niwohereza uyu mwana wawe witegure kuzamubura burundu, ntabwo azagaruka kuko iyo agiye ni kure cyane. Maze uyu mubyeyi yicara mu gahinda, ibintu biramurenga. Amaze kubura icyo kurenzaho, atangira kubaza uyu mwana we ati gira icyo unsezeranya wa mwana we, niba ugiye kujya mu mahanga gerageza umbwire niba utazigera ushyingirwa abazungukazi cyangwa se abakobwa b'Abanyamerika. Uyu mwana aramuhakanira, ageze arongera amazi atese ntabwo uzigera unywa itabi? Umwana arahakana, arongera amazi atese ntabwo uzigera unywa ibiyobyabwenge n'ibindi? Umwana amaze kumuhakanira ko ibyo bitazabikora, umubyeyi nta kindi ari gukora, yaretse umwana aragenda. Umwana ubwo ari mu ndege yafashe urugendo, bageze mu Bwongereza, aha ni London. Itungwe cyane no kubona amazu meza cyane, amaparike ndetse n'ibindi bibuga bigari. Maze atungurwa no kubona umujyi wari munini cyane, yabyeranya n'iby'i Dar es Salaam, akabona rwose ntaho uwo mujyi wakora uyu witwa London. Ahangaha mbibutsa ko yari kwerekeza ku ishuri, abari bamworoheje muri kaminuza yari iherereye muri California, aha ni muri Amerika. Nawe nta kindi kibaho. Iyi nkuru nahangaha irangirira, ibibazo bizayikurikira ndetse n'ubundi busesenguzi bw'ibanze tuhazabibahereza muri video itaha. Tubashimiye kuba mwadukurikiye. Ngiye mvuga kuri mikoro ndetse ngo nshimiye Imana. Ciao ciao.